Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nk'uko mubimenyereye, amazina yanjye ni Florien Musabyimana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi rivuga ngo mube maso. Tugiye kwifashisha ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho 24, dusome duhereye ku murongo wa 37. Haranditse ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Imana ishimwe cyane. Imana yashyize ku mutima wanjye kuganira kuri iri jambo ryo kuba maso. Dusomye n'ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo, riduha urugero rw'abantu babiri bazaba bari mu murima, ari abagabo bari kuganira bategereje imyaka, barimo bahinga, ariko umwe abura undi, kubera ko umwe azagenda undi agasigara. Niko Bibiliya itubwira. Inatubwira abadamu babiri bazaba bari gusya mu mirimo y'abadamu. Iyo bavuze hano ngo abagabo babiri bazaba bari mu murima, abagore bazaba bari gusya, biba bivuze ngo buri muntu azaba ari mu nshingano ze. Hari inshingano, hari imirimo ikorwa na bose, ariko iyo ikozwe n'umugabo cyangwa ikozwe n'umugore uba ubona bijyanye. Urugero nk'abamenyereye ibintu bya engineering, abamenyereye gucukura imyobo, abamenyereye kubaka amazu, abamenyereye guteka, gusasa, imirimo mbese igiye itandukanye. Ariko Bibiliya itubwiye izi ngero ibishatse kutwereka ko buri wese azaba ari mu byo yari ari gukora mu nshingano ze. Ariko bakatubwira ko niba bari babiri, umwe azajyanwa undi agasigara. Mwibuke umugani w'abakobwa 10 Yesu yabwiye abantu, arimo abacira umugani ko bose bategereje umukwe, ariko umukwe atinze bose bagasinzira. Ariko aje atwara 5, abandi 5 amatabaza yari yazimye. Iki kintu rero cy'uko umukwe atinze ni ikintu umuntu wese muri iyi minsi tugezemo akwiye gucaho akarongo. Umukwe aratinze. Abantu benshi baribaza bati se ku imyaka 2000 yarenze, Yesu azaza ryari? Ariko yagiye abivugaho, aravuga ngo mbese natinda azasanga kwizera kukiri mu isi. Yabibwiye n'abigishwa be nanone ngo hari aho yageze arababwira ati rero igihe tugezemo kirasaba amasengesho, mube mugumye aha ngende nsenge. Ngo arababwira ati ariko nubwo mugumye aho ntimusinzire, mube maso, muntegereze.
ariko kuko ngo yatinze gato agarutse asanga bose barasinziriye, arabakangura arababwira ngo mbese munaniwe kubana nanjye maso umwanya muto? Ariko biragoye. Ubu twebwe rero noneho ntabwo ari umwanya muto, wabaye umwanya munini. Abageni barasinziriye, bibagiwe umukwe, amakanzu yarashaje, ntabwo bayafuze, ntatunganyije, mbese umukwe yaratinze, ibintu birahinduka. Ariko ibi ngibi ntibikuraho ko umukwe azaza, nubwo abageni bose bakwiyanduza, nubwo batakwambara imyambaro y'ubukwe, nubwo bataba biteguye, ariko umukwe azaza. Ijambo rero Imana yanshyize ku mutima kugira ngo tuganire mwene data unyumva, ni ijambo rivuga ngo kuba maso. Iri jambo kuba maso Bibiliya irigarukaho mu isezerano rishya inshuro nyinshi. Icyo rigaragaza, icyo rigendereye ni iki? Iri jambo ni ijambo rigenewe abantu bategereje umukwe. Iri ni ijambo rigenewe abantu bamenye Imana. Ni ijambo rigenewe abategereje ubugingo buhoraho. Ni ijambo rigenewe abantu barindiriye Kristo. Iki rero ni igika cya kabiri. Igika cya mbere ni icy'abantu bataramenya Imana, bashaka kuyimenya kugira ngo ibimenyekanisheho, ibabyarisha amaraso y'umwana wayo Kristo, babe abaraganwa na Kristo ubugingo buhoraho. Hanyuma igika cya kabiri ni icy'abamaze kumwemera bamutegereje. Abantu benshi bararambirwa, bakavuga bati ibi bintu ntituzabihoramo, tuzasenga kugeza ryari, tuziyiriza kugeza ryari, tuziyima ibiryo kugeza ryari, ibi bintu abarokore bavuga, ibi bintu abakristo bavuga, ibi bintu byo kujya mu ijuru ubu bizabaho ryari? Hari naho negeze nganira n'abantu barambwira ngo erega ngo n'ubundi ngo imperuka ngo nta yindi imperuka dutegereje, ngo kuko ngo iyo umuntu apfuye ngo imperuka y'ibigeze. Bene data, iyo narababwiye ntiyo ni teori, ni kubyumva, kandi ku bwenge bw'umuntu buri hasi cyane ugereranyije n'ibitekerezo by'Imana. Ntabwo twe dushobora gutekereza imigambi y'Imana ngo tuyishyikire. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ubwenge bwacu bushatse gukora bushobora kwibeshya, ariko twifashisha ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, kuko Bibiliya iratubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kutwigisha. Nibyo rero umuntu yaha agaciro kurusha uko umuntu yaha agaciro ibitekerezo by'umuntu. Rivuga iki rero? Riravuga ngo Yesu azaza. Uko yazamutse ajya mu ijuru, bakamubona ku musozi wa Elayono azamuka, ni nako azagaruka kandi bamubone ku musozi wa Elayono agaruka. Icyakora ntabwo azahagarara ku butaka, azahagarara mu kirere, azamura itorero rye kwimana nawe ingoma y'imyaka 3. Iyo myaka nishira, nibwo Kristo azajya kumurikira Imana itorero, umugeni yacunguye. Bene data rero, uyu mugeni arahari kandi n'igihe cye cyo kugenda kirahari, kandi umugeni ararimbishwa uko bwije n'uko bukeye. Nta nubwo rero gupfa kw'abantu benshi bivuga ko umugeni nawe yapfuyemo. Umugeni ntapfa. Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi, nabaciye nk'uca imanzi mu kiganza, kandi bafite ikimenyetso, ni icy'amaraso namennye ku musaraba, kandi intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo intama y'Imana yumva ijwi. Niwumva utumva ijwi ry'umukwe, ujye wibaza niba uri umugeni, kuko iri sinzira Bibiliya itubwira ni ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, aho abantu bazikunda, bagakunda impiya, bakanga ababo,
bakaba indashima, bagashaka iby'isi, bagakunda iby'isi aho gukunda iby'ijuru, bagakamuka bakagira icyo bita umunamuko wo mu bugingo. Umuntu akumva ko ibintu bitakimuryoheye, gukizwa bitagihagije, ibyo bintu bakabya, akoroshya. Ni ibyo bitotsi Bibiliya itubwira. Nkaba nzanywe muri iki gitondo cyangwa muri aya manywa, bitewe n'igihe wumvira iri jambo, kukubwira mwene data ngo kanguka ube maso, kuko umukwe azaza kandi ntazatinda, kuko azaza igihe udatekereza. Nk'uko Bibiliya yaduhaye urugero ikatubwira ngo abantu bazaba bari mu mirimo yabo isanzwe, ariko ntibizabuza umukwe kuza. Rero umukwe yaza, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ube maso, kuko utazi igihe azazira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye kubwira ijambo, tugushimiye kuba ryumvise natwe turivuze, kugira ngo ridukangure kandi riduhe kugutegereza no guhindukira muri twe, kuko uzaza kandi ntuzatinda. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.